kandi iyi mirongo yose ivuga ko twahawe ijuru itizikiriya ni ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse n'ubuntu bwa Kristo ni n'impano y'Imana kandi tuzajya mu ijuru. Mujya mwumva abavuga butumwa utari umwe batari babiri babwiriza rwose ubona afite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru ari mwisi. Nanjye ndabifite. Bibiliya y'imijuru irambwira ngo umuntu uri muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya ndetse ibya kera biba bishize, kandi kavuga ngo iyo tugenda imitima yacu bitaducira urubanza ndetse umwuka w'Imana agahamanya n'umwuka uri muri twebwe yuko turi abana b'Imana. Kandi iyo tubaye abana b'Imana ijuru rihita riba mu rugo, kuko Yesu ajyayo yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahomba namwe mubeyo. Icyo rero nicyo yavuze, atunesha nzamuha kwicarana nanjye nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data. Kwitondera amategeko, ntukibe na ntukice na ntugasambane, ibyo bintu ntibitanga ibyiringiro by'ijuru. N'ubundi umuntu aguma mu bwoba bw'uko atazabona Imana. Niko byagendekeye uyu mutunzi, niko byagendekeye Nikodemu, niko byagendekeye Pawulo cyangwa se Sawuli. Ariko bamaze kwizera Kristo, Pawulo amaze kwizera Kristo yaravuze ati noneho meze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ubu ngubu igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ibyo bintu Pawulo ntabwo yabivuze yageze mu ijuru, nta nubwo yabivuze amaze gupfa, yabivuze ari mu mubiri. Cyokora yarashaje ariko yarakiri mu mubiri, afite ibyiringiro by'ijuru. Yarabikuye hehe? Umunsi akubitana na Yesu ari mu nzira y'i Damasiko, yamukubise urumuri, Pawulo arahuma pe. Burya yibwiraga ko areba, kumbi ni impumyi. Pawulo ahumye, aho yahumukiye amaso ye yarebye Kristo, yasobanukiwe Kristo. Nicyo ngicyo dushatse kuvuga, no guhindurwa n'Imana. Biragukwiriye kubyarwa ubwa kabiri ukava mu gukiranuka kuzanwa n'amategeko, kuko uko nguko kudatanga ibyiringiro by'ijuru. Musore w'umutunzi ntikwamuhaye ibyiringiro by'ijuru, nanjye nkigufite ntikwabimpaye, kandi abantu benshi naho bari. Ariko turabasaba cyane mu mbaraga n'imbabazi z'Imana ngo mubyarwe ubwa kabiri, mubyarwe n'amazi n'umwuka, ariko kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko guhindurwa n'Imana mu buryo bw'umwuka binyuze mu kwizera Kristo. Are you born again?